twabatije 92 twakira 19 vuga ngo ariko nagira ngo menyesha abantu babatijwe nabona nabibasobanurire mbere yuko tubabatiza twabwiye yuko amazi adakuraho ibyaha urumva ujya mu mazi byumutse ukavamo bijojoba. Ndashimira Imana rero amazina nitwa Aloys habiyambere nkaba nkora kuri televiziyo ya BTN nkuko abantu benshi tumaze kumenyerana cyangwa se banzi nkaba nangi rero uyu munsi nari nabatijwe. Aha twongeye kubaha ikaze rero nshuti bakunze ba YouTube channel yacu ariyo IMANAyarahatubereye tubutsa ko uyu munsi ari kuwa gatandatu tukaba turi kuri ADPR Muhima aho twaje mu muhango wo kubatiza ndetse no kwakirwa. Hakaba rero habatijwe abantu 92 naho abandi 19 barakirwa muri iri teraniro. Tukaba rero tugiye kwinjiramo tukakwereka uko umuhango wagenze ndetse tukaganira na bamwe mu babatijwe aho twasanzemo n'umunyamakuru wa televiziyo ikomeye hano mu Rwanda ariyo televiziyo ya BTN. Reka twinjire turebe uko byifashe hanyuma mu kanya turaza kuza tuganira na bamwe mu babatijwe. Hanyuma rero nyuma yo kubereka uko byari bimeze mu rusengero reka duhuye n'umusore hano wabatijwe akaba ari umusore w'umunyamakuru kuri televiziyo ya BTN. Hanyuma reka tangira twibwira ubundi dukomeza tubwire nuko umuhango wo kubatizwa rumeze. Urakoze cyane. Mbere na mbere ndashimira Imana kubera ko umuteguro wose icyo umuntu yakora ni Imana ibitegura bwa mbere umuntu aratekereza ariko Imana ikamutegurira ikamwuzuriza ibyo aba yatekereje cyangwa se ibyo aba yapanze gukora. Ndashimira Imana rero amazina nitwa Aloys habiyambere nkaba nkora kuri televiziyo ya BTN nkuko abantu benshi tumaze kumenyerana cyangwa se banzi nkaba nangi rero uyu munsi nari nabatijwe uyu muhango
nk'uko musanzemo niko byari bimeze. Ku myaka yawe ufite ubu ngubu nibwo bwa mbere warubatijwe cyangwa nuko wari ubihisemo kongera kubatizwa? Ntabwo ari ubwa mbere nari mbatijwe, ariko ntabwo bwa mbere navuga ko ari ukubatizwa. Nk'uko bigiye bimeze, twasengeye mu matorero atandukanye. Nari nasengeraga muri EPR, hanyuma nza kubatizwa ku Gahanga. Aho ngiriye igitekerezo cyo kuza muri ADPR, nsanga umubatizo ntago bawemera, kandi ariho numva mpamagarirwa cyane gukorera umurimo w'Imana. Biba ngombwa rero ko umubatizo usubiramo, noneho nkobasha gukora umurimo w'Imana nta mbogamizi. ngo kubatizwa ni ukuvuka bwa kabiri, kandi kubatizwa ni no kuva mu byaha, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Wowe ni nk'ibihe bintu wumva bibi wakoraga kuba wongeye kuvuka bwa kabiri ubona ugiye kureka? Umubatizo ni itegeko ry'Imana, kubera ko Yesu niwe wasize abitegetse. Aravuga ngo mwigishe mu mahanga yose, Yerusalemu ni Yudaya kugera ku mpera z'isi, ndetse aravuga ngo mugende mwigisha kandi abemeye mu babatize. Rero naremeye mbere yo kwemera nuko nari namaje kureka ibyaha. Ukubatizwa rero nabatijwe n'ubundi naramaze kureka ibyaha, ahubwo ni ugukomeza umurimo w'Imana, ariko nabatijwe kubera ko naretse ibyaha. Imbaraga ugiye kongera mu murimo w'Imana ni izihe, cyangwa se nuhe murimo w'Imana ugiye gukora mu busanzwe mu byo wakoraga kugira ngo birusheho gufasha abanyarwanda ndetse n'abakunzi bawe muri rusange, cyangwa se hano mu itorero usengeramo? Ubusanzwe Paulo we ndamukunda cyane, ni umugabo nkunda muri Bibiliya. Niwe wavuze ngo nshobozwa byose na Kristo we umpa imbaraga. Nange rero nta gishyashya nta nagashya mfite, ahubwo usibye Kristo wenyine uzajya umpa imbaraga. Gusa icyo nifuza nuko umwami Imana azanshoboza, kandi nkaba mfite ubushake ndetse no kumva nshaka gukorera Imana, ndetse numva nyotewe cyane kuba ndi kumwe n'abanyarwanda cyane tugakorera Imana. Reka tuve ku byabaye uyu munsi, ariko nanone tunabishamikireho. Ubundi kuri televiziyo dusanzwe tukubonaho ariyo televiziyo ya BTN, ubundi kuri BTN uhakora iki? Ese ubona none kuba wabatijwe bigiye gufasha iki mu byo wari usanzwe ukora kuri televiziyo wakoragaho? Mbanjije gushimira abanyarwanda bose batugaragariza ko badukunda, bakatwereka urukundo cyane kuri BTN, bakadukurikirana. Kuri BTN nkorayo ikiganiro bita Jambo Gospel, ni ikiganiro kimaze kumenyererwa mu banyarwanda benshi cyane, kandi batwereka ko badukunda. Ni ikiganiro cy'iyobokamana, aho tuba tuvuga amakuru y'ibyamamare, amakuru y'abastari batandukanye, abavuga butumwa, ndetse no gushyigikira umurimo w'Imana kugira ngo ijwi ry'Imana rizamuke cyane hejuru mu mahanga yose. Rero ikintu gihari gishoboka nshobora kwizeza abanyarwanda uyu munsi nuko bimpaye imbaraga cyane no gukuraho imipaka yose cyangwa imbogamizi y'uburyo bwo gukorera Imana, ku buryo noneho ngiye kuzajya mvuga ubutumwa hose, kandi nkashyiramo n'imbaraga cyane mfatikanije ndetse n'abandi atari jye jyenyine, kugira ngo noneho bikorwe mu buryo butari busanzwe. Kuko urumva ko imbogamizi najyaga ngira nizo nasikubwiye, urumva ko noneho rero ngiye kubikora mu buryo burambye hamwe n'abandi dufatanije, kandi nanararikira umuntu wese ufite impano, umuntu wese watanga umusanzu muri Jambo Gospel abona ko hari ukuntu bikwiye kugenda ndetse no kwiyongera kurushaho kuba byiza, uwo nawe na ibitekerezo bye biba bikenewe kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho gukomera. Aha tureba tukaba tukiri kuri ADPR Muhima, aho twagiye mu muhango wo kubatizwa ndetse no kwakira. Tubutsa ko habatijwe abantu 92, naho 19 bo bakakirwa. Ariko si umunyamakuru wa BTN gusa twasanze, ahubwo twasanze n'umunyarwenya wo muzi cyane nka Bishop Gafaranga yari yamuherekeje. Bishop, hano tugusanze ngo wari waje gukora iki? Twari twaje kubatiza intama. Hano ngo intama ngo zakire ngo bimeze bite, ngo zajyamo ngo amazi ajojoba ngo twabatije intama 99, twakira izindi 19, ngira ngo twabatije 92, twakira 19. Vuga ngo ariko nagira ngo menyesha abantu babatijwe nabona nabibasobanurire mbere yuko tubabatiza. Twabwiye yuko amazi adakuraho ibyaha, urumva ujya mu mazi byumutse ukavamo bijojoba. Vuga ngo nyine wari umuhango nawe urabyumva, ariko agakiza kabamo ndani, ariko ni umuhango Kristo yemera. Hanyuma abangaba babatijwe cyangwa se izi ntama nkuko bivuze, izi ntama urazigiriye nama cyangwa se urazibwira iki? Izi ntama mwagaruye? Izi ntama icyo nazibwira, hari ijambo nasomye ryiza rivuga ngo Kristo ajya kutwohereza kwiza, yaravuze ngo mbohereje mu rwuri, ariko urwuri ngo mboherejemo ngo rurimo ibirura.
yego iryo jambo ngira ngo uryumve ngo rero ni mugo kugira ngo mwe mw'ibyo birura ngo murasaba kuzagira ubwenge nk'ubw'inzoka bivuga ngo rero bamenye ko babatijwe ariko bamenye yuko bagumye no bari no mu birura muri make bari mu isi itari nziza bagira ubwenge bw'inzoka urumva ko nta kirura cyica inama ariko nta nama yica ikirura ariko ikirura cyo cyica inama bivuga ngo rero bamenye ko bari mu isi yanduye kuba babatijwe ntabwo bivuga ngo ni umudendezo ahubwo binjiye mu ntambara rero bagomba kuba maso kugira ngo bazaheshe uriya muhango wo kubatizwa agaciro ko biragatsindwa kubatizwa none ejo tukabona gukora ibindi bintu bitandukanye n'uwo muhango wari urimo. Hanyuma by'umwihariko rero uwo waje uherekeje ni umunyamakuru ukora kuri televiziyo ya BTN noneho nawe nimwe mu ntama 92 mwagaruyemo hano mu itorero hanyuma by'umwihariko wari ubabwiye muri rusange ariko by'umwihariko nk'umunyamakuru buriya ugomba kumubwira iki agomba kwirinda ibiki buriya by'umwihariko nanababaye yambwirizaga atarabatizwa bivuge ngo nanababaye ariko nongeye ndagaruka ndishima kuko n'uwo yemeye ko yambeshyaga yambwirizaga atarabatizwa ariko ikintu cyo nabonye uriya musore afite amavuta nkurikije uburyo yabwirizaga atarabatizwa akaba yabatijwe bivuge ngo hari imbaraga nshya agiye kwambara ikindi wenda namubwira nimba wenda hari akantu yaryaga katemewe akantu ubwo ni agaki akantu nyine akana kariko kose katemewe agomba kukareka burundu ikindi cya kabiri ari ukuntu amuhamagara ati ngwino tubonane ugasanga arancanze ntagaje ngo nacyo cyaba cyitanga inyongobeza bugingo nacyo agomba kukireka akajya amakarandeva akayubahiriza ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye bivuga ngo rero agomba inama we ku giti cye namugira agomba kureka icyaha gito ni kinini n'igisa nacyo ubundi agakorera Imana azagera kure cyane. uwo ngo rero akaba yari Bishop Gafaranga ati inama ngira uyu musore w'inshuti naye naherekeje ukora kuri televiziyo ya BTN ati agomba kwirinda akana kariko kose yaryaga kaba kabi ndetse n'akandi gasa nako atariko by'umwihariko atari icyaha bita inyongobeza bugingo ati rero agomba kwirinda icyaha ndetse n'ikindi cyose gisa nacyo rero tukwibutsa ko iyi ngiye ari Empire Rwanda hanyuma tukwibutsa gukanda subscribe aho ngaho hasi hanyuma Bishop Gafaranga hanyuma none mbere uko tugenda dusezera noneho inshuti zawe muri rusange usanze ugezaho urwenya mbese bagukunda ubona naho wowe wababwira iki icyo nabwira inshuti zanjye ni uko bino bintu ari byiza burya uzarebera urya hari ikintu no mu igihugu usanga kigira amarangamuntu pasiporo bivuga ngo burya ufite irangamuntu ufite deresi burya n'abantu baca amazi kubatizwa burya sinya nemeranywa kuko kubatiza ntago byakujyana mu ijuru ndabyemera ariko biguha icyerekezo biguha ahantu barurirwa mbega ni nko kujya mu muryango bivuga ngo rero nk'inshuti zanjye zinkunda rwose ni inshuti ariko wongereho n'abafana noneho bose ubwo batarabatizwa yewe n'ubundi mu buzima bwa nta bafana ngira ngira inshuti nta bafana ngira bivuga ngo mu nshuti zanjye burya abarimo ni byose ni abavandimwe ni abaturanyi ni abanyagihugu ndetse n'abari hakurya y'igihugu bose aranyababwira ngo no muhango ni ikintu cyiza ariko ikirenze kuri icyo ntuzabatizwe kuko nabatijwe byubatizwa wabitekerejeho wabanje kumenya inyungu zabyo undi kubatizwa ni nko gusezerana buryo uzarebe gitifu asezeranya abantu ubwabo bakundanye bafashe umwanzuro burya no kubatizwa rutumva mbivuze ngo wumve ngo buracyubatizwa ahubwo ubanze urebe inyungu zo kubatizwa wumve n'icyo ushaka ubone aho kugikora kuko nicyo bizaguha kumenya icyo ugomba gukora Imana ibaho umugisha cyane. Urakoze cyane Bishop. Murakoze namwe. Tubibutsa ko habatijwe abasaga 92 naho abantu 19 bakaba bakiriwe. Reka rero tuza gusubira mu kiganiro cyacu gusa tukwibutsa gukanda subscribe aho ngaho munsi ndetse ukande n'akantu kanditseho notification cyose akantu kameze nk'inzogera kugira ngo nituzadushyira ikiganiro ujye uhita ukibona direct kuri email yawe. Twongeye kubashimira rero ibiganiro byacu nakagaruka. Njewe nari Pierre Romeo imfura yabo kuri Empire Rwanda TV. Nyuma
bene data n'abashiki bacu bagize ikirenge cya Kristo iminsi yabo babayeho y'ubuzima bari bataramenya guhitamo neza, ariko umwuka wera n'ijambo ryawe rirabahindura biyumvamo ko bagomba kuba abana bawe. Turagushimiye kuko uyu munsi ni umunsi w'amateka mu buzima bwo batazigera bibagirwa. Reka rero n'ubundi ijambo ryababyaye hagati hari abavandimwe, hari inshuti baje aho baherekeje, natwe twese dukeneye ijambo rye ko muri uyu mwanya rigira ahandi ridukora ikajya n'ahandi, ndetse hakaba hariho n'abafata icyemezo kubw'ijambo ryawe nabo badakizwa bagahindukira bagakizwa, ariko n'abakijwe bagakomezwa n'ijambo ryawe muri uru rugendo. Bana n'umukozi wawe maze nabumbura akanwa avuga uvugire muri we, kandi turifuza cyane gusobanukirwa n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu, amen. Luka ibice byabo bitatu turahera umurongo wa 7 tugeze umurongo wa 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice byabo bitatu turahera umurongo wa 7 tugeze umurongo wa 14. Umutwe w'amagambo avuga ngo Yohana ahugura abashaka kwihana. Nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati, mwabana b'ishiramwe, ninde waburiye ngo muhunge umujyi uzatera? Ngaho nimwe imbuto zikwiriye abihane, kandi ntimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari sogokuruza. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri amabuye. N'ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Abantu bamubaza bati, none se tugire dute? Arabasubiza ati, ufite imyenda ibiri umwe awohe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira atyo nawe. N'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe baramubaza bati, mwigisha tugire dute? Arabasubiza ati, ntimukake abantu biruta ibyo mwategetswe. N'abasirikare nabo baramubaza bati, natwe tugire dute? Arabasubiza ati, ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa ngo mumurege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bibanyure. Amen. Ni ijambo ry'Imana rijyanye n'uyu munsi. Uyu ni umunsi mwiza ku itorero, kubera yuko
ni umunsi twategetswe na Yesu Kristo gukora kuzageza ubwo azagarukira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice byaho 28, iyo duhereye ku murongo wa 19, Yesu tubona ko yabwiye abigishwa amaze kuzuka, ababwira ko yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, ariko aravuga ngo nuko mugende muhindura abantu mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Bigeze ku murongo wa 20, aravuga ngo mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Avuga n'irindi jambo ryiza, avuga ngo dore ndi kumwe namwe kugira ku mpera y'isi. Amen. Ariko Yesu aza mu isi yasanze hari undi muntu ukora umuhango wo kubatiza. Uwo nguwo ari Yohana umubatiza wabyawe na Zakariya na nyina Elizabeth. Abantu baramusangaga aho yabatirizaga, abantu bakavuga ibyaha bakoze, barangiza akababatiza. Aha rero twasanze ikiganiro yagiranye n'abantu bari baje kubatizwa nawe. Arabitegereza, yababwira ijambo rikomeye cyane, avuga ngo yemwe mwabana b'ishirahamwe, ngo ninde wababwiye guhunga umujinya uzatera? Yararebaga akabona hari kizagera abantu batizeye umwami Yesu, abantu batihana ibyaha, igihe kizagera noneho bakazarimuka, bakazahura n'umujinya. Abo twari kumwe kuwa 4 twababwiye ko impamvu umuntu abatizwa, impamvu umuntu yakira agakiza ari uguhunga umujinya uzarya abanzi b'Imana, kandi twabonye ko umujinya ari nta wundi ari rwa rupfu rwa kabiri. Ubwo rero umuntu uwo ari wese uzi ubwenge aba akwiriye guhunga uwo mujinya. Ariko noneho arabahugura, hariya ku murongo wa 8 ababwira ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo nuko mugende rero mwere imbuto zikwiriye abihana. Murabatijwe, mwagiye mu mazi, kandi turizera dushingiye ku buhamya bwanyu yuko mwari mwihanye. Ariko niba mwaratubeshye mukatugira ngo mwarizeye murihanye, ariko mu by'ukuri mutarigeze mwihanye, bigiye kugaragara. Ubu ngubu abihanye bagiye kugaragara, n'abatihanye nabo bagiye kugaragara. Igipimo rero kirahari. Igipimo ni imbuto mugiye kwera, imbuto mugiye kwera, kandi kugira ngo muzere neza ni uko ngubu mugiye kugeragezwa. Mugiye kugeragezwa, imiryango yanyu izabagerageza, abaturanyi banyu bazabagerageza, yewe natwe abanyetorero tuzabagerageza kugira ngo turebe ko mushyitsi. Ubwo rero abashyitse n'abadashyitse mugiye kugaragara. Ariko mu bintu Yohana yababwiye, bari abantu bamubaje mbese ngo tugire dute? Rero ndababwiye ngo ufite imyenda ibiri agerageze ahe n'umuntu udafite na. Yari ashatse kubabwira iki? Mu mbuto mukwiye kwera, iya mbere ni imbuto y'urukundo. Muri kunyumva? Imbuto y'urukundo. Ndi kubaza abantu basuzugura buriya barakijwe. Umuntu wamuhamagara nta karame, umuntu wamuhamagara shwi kandi ahari. Bari abantu batanze no kwita bakarame barakijwe. Ese njye hari icyo byagira? Ese mwabadamu mu rugo iyo batwaye banyahamagaye mujya mwita bakaramera? Kabone ntimwitabisha amaguru nk'uko twabibonye. Ubuse ni ukweri gutora. Aha
bikomeje gutyo rero ibyo byaba ari ariko Yohana arababwira ngo ufite imyenda ibi arebe ahe n'utagize icyo afite. Byashaka kuvuga yuko mukwiye kugira urukundo, ngo abakoresha b'ikoro nabo baramaze atako natwe tugire dute. Mu gihe cya Yohana abakoresha b'ikoro bari abantu bafatwaga nk'abantu barya ruswa, abantu ntabwo bari babakunze kubera yuko basoreshaga amafaranga menshi, kandi amafaranga basoresheje ntagire n'icyo amarira igihugu cyabo, ahubwo bakajyana kubaka ahandi, bakabafata nk'abantu b'abagome, nk'abantu babi. Nabo rero arabahugura ababwira ati nawe mujye mugenza neza, mwe kujya zabuze ye n'abasirikari nabo nuko ntabwo ndashaka gutinya nabo bagati ibihembo byanyu namwe bibanyure, ariko byose bikuye mu kintu kimwe, ikintu cyo kwera imbuto, nicyo kwera imbuto. Uvuze ngo warabatijwe, yewe ushobora no kuzatugwa umwuka wera, kuko ni isezerano yuko mwabatijwe mu mazi menshi. Twagize n'umugisha, twagiye tubona abantu benshi bagiye bahabwa imbaraga. Yesu agiye kubabatiza no mu mwuka wera, ariko nimutera imbuto, reka mbishimane, nimutera imbuto zikwiriye abihari, ntabwo iyi nzira muzayishobora. Abigishwa ba Yesu bageze bamubaza, baramubaza ariko kugiye kujya mu ijuru abantu bazagirwa n'iki ko turi abigishwa bawe, n'iki bazatumenyeraho? Arababwira ngo nimukundana, ngo nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Nta rukundo nta mukristo wangana. Yohana yakomeje anavuga yuko umuntu wese wangana hari iki? Ni umwicanyi. Umuntu wanga mwene se aba ari umwicanyi. Ubwo rero ikintu kizamenyekana ko mwakijwe, ikintu kizabe ko mwahindutse ni ugukunda, ndetse si ugukunda abakunda gusa, ahubwo mugakunda n'ababanga n'abanzi banyu, mukabakunda, abantu mukabagirira neza. Ibyo kugira ngo mubishobore, nta kintu kizabashoboza, ni ugukunda guterana kwera. Harimo abantu babatizwa bikabirangira aho ngaho, ntitwongeye kubabona mu materaniro, ugasanga birarangiye tubabatije none ku itariki zingahe? 24. Muzabyibagirwa? Sinzibagirwe. Umuntu yakijijwe aba ari ikibazo. Ntimuzibagirwe uyu munsi nibwo neza mwije mu itorero. Tuzakora igaburo ngira ngo ari ku itariki 8 hatigeze gihinduka. Dore tubabatije batubwiye ko muri hafi ya 10 ntituzabure n'umwe, tuzabakire no kwiga urugendo, ariko nitubabura kandi ko tuzabona mwese, ndabizi ntibyaze bikuza ntabwo tuzabona mwese, ntabwo byakunda, ariko nubwo tutazabona mwese uzavuga ati mu bazaburamo njyewe ntekubaho. N'umuntu uzarwara yenda ari mu bitaro azadutumyeho atubwire, tumushyire n'igaburo rigenda aho aryamye mu bitaro, ariko nyamuneka ntituzabure ku meza y'umwana. Kuko mu minsi mikuru Yesu yasize ikomeye umubatizo no kwegera igaburo ryera, ntituzabure. Ubwo nimutangira no guhunga rero Imana, za mbuto muzaba mutazeze, ngo ni uko mwere imbuto zikwiriye abihari, ubucyapfa na mugenzi we agikemura. Ubwo nibwo muzagera mu gihugu cyo mu ijuru. Kwa yajyamo kugira ngo byo kutujya imbere no kubafasha, mbasaba kugira ngo mwere imbuto zikwiriye abihari, mubatijwe igihe kigoye, igihe ibyaha bimaze kuba byinshi cyane, ariko mwirinde ibyaha. Icyaha n'igisa nacyo, mwirinde icyaha n'igisa nacyo. Mwebwe muri iyo minsi ntabwo byoroshye, ariko ngende mukajya gukizwa. Nakijijwe ndagira inka, ariko no kubita inka nkayibabaza,
n'abandi wampawe mbabarira nkasaba nk'imbabazi tekereza kugeza usaba nk'imbabazi urumva ukuntu byari bizamuka ushobora kuba wari umuyobe ntacyo bintwaye kuyoba ukiranuka wagize ngo hari ikibazo kuyoba ukiranuka wagize ngo hari ikibazo nta kibazo uyobye gutyo ukiranukira Imana nta kibazo biba biteye nta kibazo biba biteye ariko nyaboneka mukiranuke gatoya mukiranuke no ku kanini mwere imbuto zikwira bihari nicyo bifuza mwere imbuto zikwira bihari imbuto z'umwuka muzazisoma Magalatiya 6:6 muhereye ku murongo wa 21 muzazasaga n'ikere urukundo amahoro bikagenda muzazisoma ahasigaye mukunde ko mu materaniro ntimukare mu materaniro tugira amateraniro hano menshi n'ibinaba ngombwa tuzajya tubakira ukwayo tuvuge ati neza kwa gatanu twatatu bari gutaramira Imana abatujwe ku cyumweru muhaguruke muri ijana mwagwagiza mu rukweri tuhanze gusa no mu rusengero mukera mukera ubu ngubu mushobora no kureba ukavuga ngo ariko uyu mudugudu wacu ko twarakora iki kugira ngo mugashaka n'ikintu mwakora kiwahuza kugira ngo n'izo mbuto zanyu muzere kandi zinagumeho mwarebe ukuntu muri be tekereza ngo hari igihe kimwe mu materaniro runaka ari icyuma cyo kuwa mbere ari musabye indirimbo mugana muki mugakora korale yanyu y'abantu 100 yaba ari nziza basa reka twego kubiza cyane numvise uno musi wa none njye nibaze kuri mwebwe kwabatu uno musi wa none twekuza ngero twaba umuntu yavuye oya ntabwo twaje kugira ngo umugwe abone kugira ngo ukomere Imana ibagire neza kandi Imana ibafashe nimwongere muhaguruke mwongere basenge basabire kwikuta mwebwe mwenyine abantu mwebwe mwenyine reka umuyobozi w'umudugudu usengera abantu icyifuzo ni ukugira ngo bene imbuto zikwiriye abihari ejo muzahura muri karitsiye hano hepfo muzahurira Nyabugogo muzahura gerageza bareba hari n'abandi batije nababona umuntu nabatije nabo pasiteri atarazi yabatije n'abandi twagiye tubareba n'abandi babatije kwire kuyumva Mana kuwa mashaka muyaga wishuwe twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwami turagushimiye kubw'aba bene data kubw'abashiki bacu bageze ikirenge mu cyawe Kristo